ese nawe wemera ko King James ari umuhanzi wa mbere mu Rwanda kugeza ubu ngubu, cyangwa se wemera yuko hari abandi bahanzi bamurusha ariko nawe akaba ari mu bahanzi bakomeye u Rwanda rufite? Nimba uri umukunzi w'umuziki nyarwanda, igira hino gato tuganire ku muhanzi mwite King James, umuhanzi udasanzwe, umuhanzi wakoze ibintu byinshi ariko nanone umuhanzi watwaye Primus Guma, umuhanzi watwaye ibihembo bikomeye cyane bya Surax, umuhanzi wa mbere ukoze amateka yo kuzuza BK Arena inshuro ebyiri, umuhanzi wa mbere wakoze ibitaramo bibiri muri BK Arena. Ariko nanone nimba ari ubwa mbere ugeze kuri YouTube channel, reka mubwire ngo kora subscribe kugira ngo ubashe kubana nanjye umunsi ku munsi. Gira na gato tuganire mu ijoro ryakeye ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa munani, niho bita Bwabere James yakoze amateka aza kuba akora igitaramo kidasanzwe muri BK Arena, igitaramo cyitiriwe imyaka 20 bita King James amaze mu muziki w'u Rwanda, imyaka 20 amaze asafinga umuziki w'u Rwanda, imyaka 20 amaze ahereza abanyarwanda indirimbo zuzuye ubutumwa, indirimbo zaba izikozwe mu njyana z'indirimbo zihimbaza Imana King James yarazikoze, yaba indirimbo za gakondo King James yarazikoze, aba indirimbo zibyinitse King James yarazikoze, ariko nanone za gukora akarusho yakoze indirimbo nyinshi z'urukundo. Niyo mpamvu mu ijoro ryakeye bita King James yaraye akoze amateka, yarakoze igitaramo cy'amateka, igitaramo cyitabiriwe n'abantu barenga hafi 10,000 BK Arena. Murabizi yuko yakira abantu barenga 10,000 cyangwa se buzura 10,000, ariko BK Arena yari yakubise yuzuye. Ariko igitangaje muri iki gitaramo n'uburyo King James yaririmbyemo, n'uburyo King James yari yateguye igitaramo cye, ariko nanone n'uburyo abafana bari baje ari benshi, n'uburyo abantu bitabiriye igitaramo cye mu ngeri zose, haba abahanzi, haba abakinnyi ba filime, haba abakinnyi ba football, yaba abanyamakuru, abashoramari mu muziki ndetse n'abikorera ku giti cyabo, tutibagiye abayobozi bakuru mu nzego z'igihugu cyacu, bose bari bitabiriye igitaramo cya King James ubwo yisizaga imyaka 20, atangiye urugendo rwe rwa muzika, atangiye kwereka abanyarwanda yuko afite talent, ariko nanone aza kwereka abanyarwanda yuko yakunze u Rwanda, ariko nanone aza kwereka abanyarwanda ibyishimo abiciye mu ndirimbo, aza kwereza abanyarwanda ihumure biciye mu guhumuriza abanyarwanda n'abanyarwandakazi, ariko nanone biciye mu ndirimbo agiye abahanje. So tudatinze rero reka twinjire mu gitaramo, tubanze turebe ngo igitaramo ubundi cyari giteguye gute, ese ubundi muri BK Arena hari decoration zimeze gute, ese ubundi muri BK Arena hari umutekano umeze gute. Reka tubanze ngo ese ubundi sound ya King James yari imeze gute. Guys, murabizi ko rero mu mezi 2 yonyine ashize aribwo bita King James yaje kuba asohora amatike y'igitaramo cye, aza kuba atangaza yuko afite igitaramo ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa munani, akaba cyari igitaramo cyo kwisiza imyaka 20 ubita King James amaze akora umuziki. Icyo gihe abantu benshi baratunguwe ubwo bazaga gutangazwa nuko mu minsi 3 yonyine amatike ya BK Arena yari yamaze kuba ashira ku isoko, maze baza kuba batangaza yuko King James amatike y'igitaramo cye yashize mu minsi 3 yonyine. So rero abantu bagize ngo nukubeshya, abantu bagira ngo nugukabiriza, abantu batangiye kuvuga ati zo ni prank, abantu batangiye kuvuga ati King James urabeshya. Ariko nanone reka mwibutsa yuko nago byari ukubeshya, uko byari bigaragaye mu ijoro ryakeye yuko ubita King James afite igikundiro, ubita King James afite talent idasanzwe, ariko nanone King James afite support y'abahanzi bagenzi be bari baje kumushyigikira mu gitaramo cya BK Arena. Murabizi rero ko ari ibitaramo biri buze kuba biba ku nshuro yayo ya mbere, ariko nanone bikaza kuba biba iminsi 2. Reka ngumenyeshe ko ubu ngubu nabwo kuri uyu munsi igitaramo kindi King James agiye gukora muri BK Arena mu masaha make nyashize, ariko amaze kubatangaza yuko amatike yose amaze ko cyo bita sold out, amatike amaze kuba ashira. Ubu BK Arena gushaka tike yo kwinjira kwa King James ntabwo wapfa kuyibona, cyane kuba icyo bita invitation cyangwa se watumiwe, cyangwa se ukayigura n'undi muntu amaze kuba azibika. Rero akaba ari igitaramo kindi agiye gukora ku nshuro ya 2, nyuma igitaramo yarayakoze mu ijoro ryakeye, kikaba igitaramo cyasize bita King James yanditse amateka. Abantu benshi batangira kuvuga yuko ngo King James ariwe muhanzi wa mbere u Rwanda rufite, abandi bose ngo baba barababeshyaga. Rero ubundi byose byatangiye cyari ahagana mu masaha y'isa 9, nibwo abantu benshi batangiye kubona amafoto akwirakwira mu mbuga nkoranyambaga bavuga yuko ngo BK Arena abantu batangiye kwinjira mu gitaramo cya King James. Rero ahagana ku isaha y'isa 1 n'iminota mike cyane, cyangwa se iburaho mike cyane, nibwo umuhanzi wa mbere, umwe mu bahanzi
bakizamuka mu muziki nyarwanda yinjiye kuri stage atangira kuririmbira abari bitabiriye iki gitaramo. Ariko nanone mwibutse yuko umuhanzi wa mbere waririmbye kuri stage ari mu bahanzi no bakizamuka, ariko nanone bafite talent. Ariko nanone mwibutse yuko uwo bita MC aribo bashyushya rugamba bari bayoboye ibyo bitaramo. Rero abantu bakomeje gutegereza, maze uwo bita King James aza kugerwaho ajya ku rubyiniro, arangije aza kuba akora amateka. Gusa reka mbanze nkubwire muri makenya ubundi stage ya King James imeze gute. Abantu yenda ushobora kuba wumvise ikintu kiganiro ariko utabashije kugera muri Peak Arena, ariko ndagira ngo mubwire ngo witegereza no mashusho yose wagiye ubona, akaba ari zimwe muri performance uwo bita King James yagiye akora, dore yuko yagiye akora performance zitandukanye n'abahanzi batandukanye. Rero King James ubeza kuri stage yagiye akora indirimbo ze zose z'amahiti, amazuke, gakondo, izimana zose ajya ziririmba. Ariko iby'akarusho aza kugenda atumira abahanzi bagenzi be bagiye bakorana indirimbo zikamenyekana n'abantu benshi. Dore yuko ikintu cyiza cyane cyatangaje cyangwa se cyari gishimishije muri iki gitaramo cya King James nuko nta ndirimbo n'imwe igeze aririmba ngo abura abantu bamwikiriza. Buri ndirimbo yose yaririmbaga yasangaga imbaga nini y'abantu bose bari bitabiriye muri Peak Arena, bose indirimbo bazizi, indirimbo bayikiriza kandi bajyana. Wumva yuko kuko ari abakunzi be pana babandi baza gufana umuhanzi bakira ngo barebe uko yenda hajemo abaje nko kuneka, ariko bataje gufana cyangwa se bataje kwereka umuhanzi yuko ko bamushyigikiye. Rero uwo bita King James ibyo byose yarabikoze, aza kuba akora igitaramo cy'amateka. Dore yuko mu bahanzi yagiye azana ku rubyiniro hafi abahanzi bose bagiye bakorana ntabwo kazi kaduhere muri new generation cyangwa se abahanzi bagezweho cyangwa abahanzi b'iyemese. Uwo bita King James yagiye ahamagara ku rubyiniro bakagenda bamufasha cyangwa se bakagenda yifatanya nabo kuririmba. Yitwa Ariel Kwezi, nimwe bakobwa beza cyane bagezweho bazi kuririmba, afite bita foko, bazi kuririmba kandi none bazi gukora muzike. Uwo bita King James naje kuba mutumira ku rubyiniro bagenda baririmbana. Imposo yitwa kandi Zuba Raya, umwe bakobwa nabo bagezwe cyane ariko nanone bakora muri Kina Music, babarizwa muri Kina Music. Tukivuga kuri Kina Music, bamwitse ko Kina Music muri urugendo rwa King James aririmba yamufashije cyane. Reka mwibutse ko habagamo bita Noel Spitera, habagamo King James, habagamo bita Christopher, habagamo Dream Boys, ariko nanone King James akaba yarabayemo kandi habagamo Tom Close, akaba ari muri rebe mufashije kugira ngo umuziki mu myaka 20 ubashe kuva ku rwego rumwe ugere ku rundi. Ariyo mpamvu rero n'ikitaramo cyo bita Butera Knowless, nawe umwe mu bahanzi babanaga muri Kina Music, nawe yaje kumushyigikira. Ariko nanone yaje gutumira producer w'ibihe byose kuri King James, na undi mwite producer Kerema, akaba n'umugabo wa Noel Spitera, naje kuba mushimira ku rubyiniro aza kuba anamushimira. Nanone kandi mu artiste yagiye ahamagara ku rubyiniro, reka mwibutse ko yaje kuba ahamagara uwo bita Manike muramuzi cyane, mu bahanzi bakoranye indirimbo igakundwa n'abantu benshi. Ariko none kamwibutse ko yaje gutumira uwo bita Micho the Best, mu bahanzi bakoranye indirimbo bita Umugati, imwe mu ndirimbo yakunzwe n'abantu benshi, imwe mu ndirimbo kandi yari ubona ko uburyo bayi performancemo abantu benshi muri stade bari bayikunze muri Peak Arena. Ariko none yaje kuba ahamagara n'abandi bahanzi bagiye batandukanye bagenda barushaho kugenda bakora performance mu buryo bushimishije. Ikindi kintu nakubwira kuri iki gitaramo cyo kwisiza imyaka 20 King James amaze mu muziki, reka mwibutse yuko stage ya King James yari mu bintu yateguye neza mu cyo bita fashion kabisa, mu bijyanye n'imyambarire. Ubona ko King James yari yagikozeho, urebye uburyo buri ndirimbo yajyaga imbere indirimbo ikoze mu buryo bwa zuke. King James yazaga yambaye imyenda iribuze gutuma aribuze gukata iyo zuke, ariko none imba indirimbo ikozwe muri Afrobeat, King James yagendaga agahindura akaza yambaye imyenda kuko ijyanye na Afrobeat. Nimba ari indirimbo igezweho muri gakondo, King James yazaga yakenyeye akugira ngo mwereke uburyo King James yari yateguye. Ariko nanone ibiti ibyo byose reka mwereke uburyo King James yari afite ikintu bita umufana, yari afite igikundiro cy'abafana. Ariko nanone wabonaga ko abafana rwose bari bari kumwe, ariko nanone bagendaga bamushyigikira, haba mu ndirimbo yagiye akora, haba uburyo bazamukanaga, haba uburyo bikirizaga, bigaragaza yuko King James ari mu bahanzi bakomeye. kandi kuko imyaka 20 amaze muri industry, imyaka 20 amaze akora imiziki, yaboneyemo ibintu byinshi, yamenaniyemo n'abantu benshi, yatanze ibyishimo ku bantu benshi. Niyo mpamvu nawe wabonye ko yabahamagaye ngo baze abizihiza imyaka 20 bakanamwumva bakanaza. So rero ikintu kigezweho aka kanya ku mbuga nkoranyambaga, abantu bari kwibaza bati ese King James niwe mwami w'umuziki nyarwanda, ese Meddy niwe mwami w'umuziki nyarwanda, ese Teben Tiger P niwe mwami w'umuziki nyarwanda, ariko none se Bruce Melody 001 nkuko yise niwe mwami w'umuziki nyarwanda. Bamwe bati mwaratubeshye, abandi bati
burya mwivugaga ibintu byinshi ariko mwamatarasa, ariko muri iri joro mwaje gusobanukirwa uwo bita King James uwo ari we, niyo mpamvu yise King James. Ese koko wowe ubona uri ku ruhe ruhande? Wemera ko King James bitewe na performance yarakoze ari umwami mu Kinyarwanda, cyangwa wemera comedy, cyangwa wemera ko blues, cyangwa wemera ko Ben ari bo ba King bayoboye imiziki yo mu Rwanda? Ariko nanone bamwibutse ngo nimba ari ubwa mbere ugeze kuri YouTube channel, kora subscribe, kora comment, ukoreshe kugira ngo ubashe kuba nanjye umunsi ku munsi. Murabizi ko n'ahandi hantu uzakora amakuru yizewe, amakuru. Stay tuned, keep watching my video. I love you my people, I love you my guy.